Muri iki kiganiro uyu munsi dutangiranye indirimbo ya Jay-Z na Alicia Keys. Ni indirimbo imaze imyaka myinshi, ni indirimbo yitwa Empire State. Iyi ndirimbo abantu benshi barayikunze, iyi ndirimbo yaracuranzwe, yatwaye ibihembo byinshi bitandukanye, iyi ndirimbo yabaye hit ndetse n'ubu ngubu abantu baracyayumva bakanezerwa, baracyayumva bakaryoherwa nayo. Ariko ikintu kitangaje, ikintu abantu benshi batigeze bavumbura, ikintu abantu benshi batigeze basobanukirwa, ni uko iyi ndirimbo yanditswe na Satani. Ni uko iyi ndirimbo iza ipromotinga cyangwa se isebya ubukristo. Ubundi ibi bintu abantu benshi iyo babyumvisha ubu ngubu, abantu benshi bashobora kuba barabonye bikwirakwizwa cyane mu minsi ishize, ya minsi hari kubaho Olympique, ubwo bagerageje gusebya Imana bigakwirakwira mu isi yose, ukagira ngo nibwo iki kintu cyari gikozwe bwa mbere. Ariko ibi bintu byakozwe imyaka myinshi ishize, na mbere ya ba Jay-Z yuko babaho. Imana yaratukwaga, ubukristo bwabaye ikintu cyanegekajwe, abantu baciye amazi binyuze ku buriganya bwa Satani, kuko Satani ni umunyamanyanga, Satani ni umunyaburiganya. Satani n'ikintu cya mbere azwiho ni ukuriganya ikiremwa muntu, kuko yabashije no kuriganya Eva asohoka muri Edeni. Yabashije kuriganya ibiremwa bya mbere cyangwa se abantu ba mbere baremwe n'Imana, abakura muri Edeni. Ntago rero twebwe yatunanira, nta hacu ho kumenya amayeri ye, ho kumenya formule akoresha arimo aragerageza kunyaga ibyiza twagenewe n'Imana, agerageza kuduteranya n'Imana yacu. Ubundi abantu benshi hano hanze babayeho bazi yuko abantu bakoreshwa na Satani cyangwa se abantu bakoreshwa na Sekibi ari bari abantu bagiye muri Illuminati, ari bari abantu bafitanye imikoranire nawe bagiye kumushaka. Ariko Satani buriya ashobora guca mu byo ukunda, cyangwa se ashobora kureba ibintu wakunda akaba nawe yabigukururiramo, ukaza ukamubera umusapota mu buryo utazi, ukaza ukamutera inkunga mu bikorwa yifuza gukora mu buryo utazi. Nk'abantu bumvishe iyi ndirimbo harimo nanjye, tukayibyina, tukaryoherwa nayo, tukayicuranga mu birori, ntago twari tuzi neza ko turi gufasha Satani gusebya izina ry'Imana. Ntago twari tuzi neza yuko turi kuzuza umugambi wa Satani kuri twe. Icyo Satani yatwifuzagaho nicyo twakoze. Niyo mpamvu wowe unteze amatwi muri aka kanya, ngira ngo iyi ndirimbo nyigusobanurire, ngira ngo umenye ibibi biri muri iyi ndirimbo, ubutaha n'ahandi hantu uzayumva ntuzifatanye na Satani, cyangwa se ngo wifatanye n'abantu bacuranze iyo ndirimbo nawe ngo ugendere mu kigare nk'uko nabo wenda bagendeye mu kigare. Ahubwo nugira amahirwe ukabona uri mu buryo bwiza bari bukumve, cyangwa se ukabona uri muri position nziza yo kubasobanurira iby'iyo ndirimbo, uzayibasobanurire. Dutangire turwanye ibi bintu. Niba uri umukristo, niba wumva ukunda Imana koko, ntago dukwiye kureberera izina ry'Imana ritukwa. Abantu benshi bakunda kuvuga yuko, cyangwa se ayandi madini, abandi bantu bafite ukundi kwizera kwabo kutari ukwa Gikristo, bakunda kuvuga yuko ahantu hambere haba akavuyo ari muri Christianity. Niho hantu hambere harangwamo akavuyo n'akaduruvayo, kandi Christianity niyo ifite abayoboke benshi, cyangwa se niryo yobokamana rifite abayoboke benshi. Niyo mpamvu Satani abakristo ari bakunda kugabaho ibitero cyane kuruta nabo mu yandi madini, kubera ko yifuza kubafata, yifuza kubagabamo ibice. Baramutse bumvikanye ari benshi, birashoboka ko bakwanduza isi yose ikaba yakwakira agakiza. Ubwo nari niyicariye muri studio ndi kwiyumvira utuziki, ndi kuruhuka mu mutwe, nibwo naje gucuranga indirimbo yitwa Empire State of Mind ya Jay-Z yasohoranye na Alicia Keys. Iyi ndirimbo bayisohoye mu mwaka w'2009 muri October. Ubwo ngubwo si mu kinyarwanda biri kunanira cyane guhita biza byiruka, ariko bayisohoye muri October tariki 20 mu mwaka w'2009. Iyi ndirimbo nyuma yo gusohoka yaragiye yigarurira imitima y'abatuye isi. Abantu bakunda melody cyane cyane nkanjye, nakundaga melody za Alicia Keys, nkunda ukuntu abaririmbamo New York, wumva ari ijwi rya burakeye, nta karirimbo wanezezwa no kukumva mu gitondo. Ariko natunguwe no gusanga iyi ndirimbo duhora twumva harimo igitero cya Jay-Z, arimo asuzugura Imana, arimo aca amazi Yesu Kristo, ndetse arimo anasebya Bikira Mariya,
asebya mu rya sengesho abakatolike bajya basenga rya ndakuramutsa Mariya arivuga nabi. Nabyumvishe numva birambabaje, ndavuga ni indirimbo numvishe imyaka yose, indirimbo maze igihe cyose mbyina, ijyamo nkumva ndishimye, ijyamo nkumva ndanezerewe, kumbi iyi ndirimbo niyo kwambaza Satani, niyo kwambaza Sekibi. Iyi ndirimbo ibi byose nabyumvishe ubwo naringeze ku gitero ni nk'igitero cya kabiri cya Jay-Z, aho yari arimo araririmba. Reka nze tukinyuremo, wowe nteze amatwi ntugira aho ujya, icara untege amatwi nawe ngusobanurire, urekere kugendera mu bigare. Kimwe mu bikorwa dukora bigashimisha Imana ni ukuyihimbaza, abe mu isengesho, ni ukuyihimbaza abe mu ndirimbo, ni ukuyihimbaza abe mu mivugo tuyihangira. Rero iyo ibyo ngibyo biyobye tugashiduka turi kubikorera Satani, turi guhimbaza Imana, turi guhimbaza Satani mu buryo tutazi, ntabwo ibyo ngibyo bikuraho icyaha. Kuba tutazi ibyo turi gukora ntabwo biba bisobanuye yuko tutari gukora icyaha. Tuba turi kubabaza amaso y'Imana, tuba turi kubabaza ubuntu bw'Imana buduhoraho. Ni nayo mpamvu abantu benshi nasanze dushobora kuba twikururira imivumo cyangwa se twikururira Satani mu buzima bwacu binyuze mu kumva indirimbo tudateze amatwi ngo tuzisobanukirwe, turimo turazibyina twifatanya na Sekibi kumwaza Imana, twifatanya na Satani n'abadayimoni be kumwaza Yesu Kristo. Ubundi iyi ndirimbo ku muntu wese uyizi cyangwa ku muntu wese usanzwe uyumva, yumvikana nk'indirimbo yamamaza umujyi wa New York, ivuga uburyo umujyi wa New York ari umujyi wuzuyemo opportunity, ari umujyi urimo amahirwe yo gushakiramo amafaranga, ari umujyi utabamo ngo uzawupfire mukennye. Ibigaragaza ko New York ari wo mujyi wa mbere wajyamo ubuzima bwawe bugahinduka. Mbega ni indirimbo ipromotinga leta ya New York cyangwa se ipromotinga New York mu ijambo rimwe. Iyi ndirimbo twese nanjye nishyizemo nuko nguko nayumvaga, kubera ko ibitero byose bibanza abe no muri refre uba wumva bari kuvuga New York nk'umujyi udasanzwe bawutatse. Ariko ikintu nanjye cyaje kuntungura, igitero cya mbere cya Jay-Z, kuko ino ndirimbo nabonye niba ntibeshya ari nka remix bakoze bagashyiramo na Jay-Z. Iyi ndirimbo nyiteze amatwi kubera ko nanjye nari nsanzwe ndi umufana wa Jay-Z, nkunda imiririmbire ye, nkunda flows yiwe, ukuntu asa, ukuntu yitwara, nari nsanzwe ndi umufana we. Ariko nta na rimwe nari narigeze mpakanya ngo ntege amatwi indirimbo iyo ariyo yose y'Inyamerika, cyane cyane iyi nk'iyi Empire State, kuko niyo ndirimbo ngiye nakundaga ku giti cyanjye. Iyi ndirimbo ubwo nari nyiteze amatwi ngeze ku isegonda, ngeze ku munota wa 2 n'amasegonda 58, hagati aho ngaho, hagati ye munota wa 2 wuzuye ndetse n'umunota wa 2 n'amasegonda 58, nibwo naje gukubitanamo na relax za Jay-Z nziteze amatwi, numva neza twirirwaga dufasha Satani cyangwa se dufasha Sekibi kumwaza Imana, dufasha Sekibi kumwaza Yesu Kristo, ndetse dufasha Sekibi kumwaza Mariya. Reba kuri uwo munota nakubwiye, urebe ku munota ku isegonda ku munota wa 2 ku isegonda rya 45 kugera ku isegonda rya 55, aho hantu hatega amatwi. Aho ngaho Jay-Z atangira arimo arabwira abantu ati ngo urumuri rurimo ruramena abantu amaso, abakobwa bakeneye ababahuma amaso kugira ngo babashe gukora ibikwiye cyangwa se babashe guta umurongo. Ku nkombe z'umuhanda hari impumyi ziyunze n'aba casualties, ziyunze n'ibirema, bose barimo bararya ubuzima nk'ibisanzwe. Ariko ibintu bitangiye kuba byiza cyane kubera ko nyine bose batangiye kurya ubuzima, urabyumva ngo ibintu bitangiye kuba byiza cyane kubera ko za mpumyi babandi b'abakobwa bakeneye ababahuma amaso. None ubu ngubu ari kuvuga ati ku ruhande ku nkombe z'umuhanda hari impumyi zisunze ibirema. Ubwo ngubwo ibyo bintu turaje tureba aho bihuriye no kumwaza Imana. Wowe icyo usabwa no kudacikwa n'iki kiganiro. None Jay-Z akantu yahise avuga nanjye kankuye umutima, yahise avuga ati nejejwe nuko ibintu bitangiye kuba bibi noneho. Ahita none avuga ati nturume kuri urwo rubuto Eva. Aho ngaho abantu benshi basoma Bibiliya barabizi ko icyaha Eva yakoze cyatumye umuntu asohoka muri Edeni ari ukuruma kuri forbidden fruit cyangwa se ku rubuto rw'ikizira. Yahise avuga ati nturume kuri urwo rubuto Eva,
ngo none Eva nawe agendeye mu kigare. Ibintu noneho bitangiye kujya ku murongo, bitangiye kuba uko bashaka. Reka duse nk'abasimbutse gatoya twigire ku kindi gika. Ikindi gika gikomeje avuga ati uyu ni umujyi w'ibyaha, aho abantu bafitiye impuhwe ibyifuzo byabo. Abakobwa beza batangiye guhinduka abakobwa babi. Uyu mujyi kandi nibo buzuyemo gusa. Ubwo uri kubyumva aho ngaho barimo baravuga ya New York bari kuririmba, barimo baratangira bakubwira uburyo ari umujyi w'ibyaha kandi abantu bafitiye impuhwe ibyifuzo byabo cyangwa se ibyo bararikiye. Na Bibiliya irabivuga ko imitima y'abantu irarikiye ku bibi, cyangwa se imitima y'abantu irarikiye mu gukora ibibi. Ahita akomeza avuga ngo abakobwa beza batangiye kuba abakobwa babi kandi uyu mujyi nibo buzuyemo gusa. Ahita avuga ati uyu mukobwa yaje yiyiziye muri car trip, yiyiziye mu rugendo shuri, none nawe batangiye kumukoramo trip. Sinzi niba ibi bintu uri kubyumva. Uyu mukobwa yaje yiyiziye mu rugendo shuri, none nawe batangiye kumukoramo urugendo shuri. Ahita akomeza avuga ati buri wese arimo aramutwara hashatse nk'uko ino bisi bari kuyitwara. Aho ngaho noneho ndagira ngo utege amatwi, niho yahise avugiramo ijambo ngo Hail Mary to the city you're a virgin. Iyi Hail Mary ni ndakuramutsa Mariya. Abantu batabizi neza mugende mwandikemo ijambo Hail Mary mubaze ubusobanuro bwaryo. Iyi Hail Mary ni ndakuramutsa Mariya, cyangwa se wa mupira abantu bakunda kureba NFL muri za Super Bowl batera bizeye kuri buze kuvamo igitangaza, wenda ukaza kuvamo igitego, ukaza kuvamo yantsinze ya nyuma. Ariko ubundi Hail Mary muri religion bisobanuye rya sengesho rya ndakuramutsa Mariya. Abakatolike nibo bantu bakunda kurisenga cyane. Ahita avuga ati ngo ndakuramutsa Mariya kuri uyu mujyi w'isugi, kandi hano Yesu Kristo ntago ari buze kugutabara, ntago ari buze gutabara ubuzima bwawe. Ahita avuga ati ubuzima butangira ari uko urusengero rurangiye. Ngo naje ahangaha nje kwiga, none narangirije mu ishuri ry'igifuri, ngo graduated to the high life, narangirije mu ishuri ry'igifuri. Ibi bintu abantu benshi ntago babizi ko biri muri iyi ndirimbo. Nawe unteze amatwi ushobora kuba utabizi, ariko nakumenyeshaga ko nuramuka ugiye kumva iyi ndirimbo ugenda utega amatwi igika cya kabiri, umunota wa kabiri wose uwumve, kuva ku isegonda rya 50, kuva ku isegonda ubundi rya 45, 39 kugera ku isegonda rya 55 ku munota wa kabiri muri Empire State of Mind. Ahangaha niho Jay-Z yavugiyemo aya magambo. Ikintu cya mbere cyumvikana muri aya magambo Jay-Z yavuze, yamwajemo Imana muri ndakuramutsa Mariya, yerekana yuko irandakuramutsa Mariya rirasengesho ryabo nyine. Noneho Yesu Kristo niyo warisenga nta kintu ari buze kuza kugutabara mu gihe cyose uri muri uwo mujyi. Ibi ngibi nibyo yashakaga kugaragaza. None asoreza ku ijambo ryumvikana cyane rivuga ngo ubuzima butangira ari uko urusengero rufunze. Sinzi nimba ibi bintu mubiteze amatwi. Bisobanuye ko ikintu cya mbere Satani atifuza, ntiyifuza yuko mwebwe muteze amatwi cyangwa se mwebwe abatuye isi mumenye Imana. Umunezero wa Satani ni uko Imana mutayimenya, kubera ko Imana nta kabuza uba ugomba kuyimenya. Amanyanga cyangwa amayeri ya Satani ni ugutangira kuyibabwira nabi. Arabizi neza ko abantu bifuza amahoro, Satani arabizi neza ko abantu bamurambiwe, Satani arabizi neza ko ikiremwa muntu kitamukunze, ahubwo cyifuza amahoro, cyifuza kubohoka. Ariko Satani nawe nk'umunyabwenge, tujye twibuka ko Satani yahoze ari umuntu ukomeye mu ijuru, tujye twibuka ko Satani yahoze ari umumarayika w'igitangaza mu ijuru. Ntitukamukerense ngo twumve ko ari ikigoryi, ntitukamukerense ngo twumve ko ari imbwa, ngo twumve ko ari umuntu udashoboye. Satani afite imbaraga, Satani arashoboye, kandi ikindi afite ubushobozi cyane cyane muri iyi si. Gusa ikintu cyonyine Satani atahawe ni ubugingo bwawe. Ikintu cyonyine Satani atahawe ni ubuzima bwawe. Ariko ibyo kugushukisha, ibyo kureba ibyo urarikiye akabigushukisha, byo biri mu biganza bye. Ese nawe urakomeza uflowing cyangwa urakomeza ugendere mu kigare nk'abandi, cyangwa niba umenya ukuri uri buze gusiga like ahangaha kuri iki kiganiro, unagikorere share nawe ukwirakwiza ubu butumwa bwiza. Ibi bintu bijya bigora abantu muri iyi minsi. Abantu bajya bagorwa cyane no kumva basangiza ubutumwa bwiza bagenzi babo.
ariko niba wumva nawe uri proud cyangwa se wumva utewe ishema no kuba usenga Imana, ukaba nawe wifuza kumwaza Satani, uburyo bwiza wabikoramo niba wagiriwe amahirwe yo gutega amatwi iki kiganiro, nuko wagikorera share ku bantu benshi, ugakwirakwiza ibi binyoma cyangwa se ugakwirakwiza iyi systeme, aya manyanga Satani yakoresheje ashaka kwigarurira urubyiruko kubera ko abizi ko urubyiruko rukunda imiziki, aya manyanga Satani yakoresheje ashaka kwigarurira abantu bose bakunda ibinezeza kubera ko Satani azi ko ikiremwa muntu gikunda umunezero. Kora share kuri iyi video ubutumwa bugere kuri benshi, kandi ntuze kurangiza iki kiganiro ngo ugende udatanze like niba gutera comment ibyo byakunaniye. Wewe waruteze amatwi iki kiganiro, mbaye ngushimiye. Ikiganiro ninjye nawe nakagaruka. Ciao ciao.